mu gihe utsinze ndaza kubabwira ikiba kiri kuri urwo rwandiko. Icyo gitabo kirimo ibimenyetso bitatu. Ikimenyetso cya mbere kirimo ni V, ikimenyetso cya kabiri kirimo ni akabazo, ikimenyetso cya gatatu kirimo ni akanyerezo. Iyo umuntu ahawe ibyo agomba gutanga nko 1/10, uwo mwanya Imana irantuma ngo abantu bariye 10 ntibazabwira Imana ngo ibahe imbabazi, ahubwo Imana irantuma ngo abantu mwese mwariye ibya 10 uhereye mukibatizwa mu mazi menshi, ibyo mwariye muzagende mubishake mubyishyure, bitari ibyo umuntu uzapfa akagira kuri no bariyeri afite akanyerezo kamwe cyangwa akabazo kamwe. Muri icyo gitabo hari ijambo Petero avuze ngo ariko mwebwe muri ubwoko bw'abatambyi, mu bwoko bwera, ubwoko bw'abatambyi Imana yaronse ngo butambire Imana ibitambo. Rero twebwe turi abatambyi, nta muntu n'umwe utemerewe guhabwa 10. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe 1:6 haravuzwe ngo akaduhindurira Imana kuba abami cyangwa abashomeri cyangwa abasaza. Mu ijambo rimwe nta muntu n'umwe utemerewe guhabwa 1/10. Kubera iyi mpamvu utazafata amafaranga ugaca ku muntu muturanye wa buraye cyangwa wambaye ubusa cyangwa birukanye mu nzu ukajyana 10 kuri bishop wawe ufite Range Rover ngo nuko ari umushumba ugushumbye. Icyo gihe utitaye ubwo butunzi. Rero hari abantu bavuga ngo Kristo niwe butunzi bwacu. No, mutega amatwi mwumve. Yaravuze ngo ntimukibikire ubutunzi bwanyu mu isi, aho umujura n'ingese n'inyenzi bigera. Mubitse ubutunzi mu ijuru kuri amafaranga mufite ku makonte, muri ibyo bibanza, muri izo nka mufite. Ubwo nibwo butunzi Yesu ari kuvuga. Turabashuje rero abakunzi bacu, turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Mwebwe abakanze subscribe ku Muremyi TV turabashimira, turabakunda cyane. Mukomeze mukande subscribe mureba ku Muremyi TV, dusangira ijambo ry'Imana, kwigishwa dusobanukirwa iby'ijambo ry'Imana, ko amarembo y'ijuru ko ateye, nuko umuntu yagiye gupfa n'ubundi amarembo anyuraho kugira ngo azagere mu ijuru. Umukozi w'Imana rero yaje kugira ngo abidusobanurire. Aba mu majyepfo no mu majyaruguru turabashuhuje rero, iburengerazuba n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali namwe nuko ntago twabibagirwa. Abo muri diaspora namwe turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Ni karibu rero umukozi w'Imana, uduhe ku by'Imana yaguhaye. Yego murakoze. Nkuko n'ubundi kuri mu minsi ishize twababwiye kuri bariyeri ya mbere, roho y'umukristo icamo amaze gupfa kugira ngo agere mu ijuru, mu gace kitwa Paradiso. Rero aho roho zabera zitegerereje. Ubu ngiye kubabwira kuri bariyeri ya kabiri, ku muntu utsinze bariyeri ya mbere. Bariyeri ya kabiri ageraho nkuko Uwiteka yahishuye buno butumwa kugira ngo abantu batazazira ko batumvise, ahubwo bazazire ko batumviye. Birashoboka yuko ubu butumwa ndi kuvuga wabwumvise ku yandi ma YouTube cyangwa se tukaba twarahuriye mu matorero nkabutambutsamo ukabwumva, cyangwa se ukaba warabwumvishije ndi kubutambutsa kuri radio. Ntabwo nzi ahantu waba warabwumviye, ariko ndatekereza ko abantu benshi bamaze kumva ubu butumwa bwitwa amabariyeri. Niyo mpamvu ngerageza gushyiramo n'ijambo ry'Imana nkuko nabibwiwe, kugira ngo amatsiko ndetse no gusobanukirwa ku bantu bikomeze kurushaho kwiyongera. Imana ibahereze umugisha. Ndabasaba kugira ngo muze kumfasha gukwirakwiza ubu butumwa mu gihe Imana iri kushima yuko tubutambutsa kuri bene so bagenzi bawe, mu busharinge n'abandi bene data babashe kubwumva mu izina rikomeye cyane twahawe ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Rero nkuko nababwiye, bariyeri ya kabiri yari inyubako nini cyane irimo, kandi ikintu uzajya wumva udasobanukiwe muri buno butumwa ujye ukibaza muri comment rwose, mujye muzishyiraho, ujye ushyira muri comment, tujye tugisubiza ubutaha bitewe n'icyo wenda mwabajije. Bariyeri ya kabiri ari inyubako nini cyane. Ndabwirwa ngo iyi nyubako
niyo irimo buri gitabo cy'umukristo wese wabatijwe mu mazi menshi. Inyuma kuri icyo gitabo n'icyanjye cyari kirimo, kiba cyanditsweho ijambo rivuze ngo igitabo cya runaka cyo gutangiramo 1/10. Ijambo mwumvise Uwiteka yavuze ryitwa icya 10. Mu by'ukuri hari inyigisho hano hanze mu madini zivuga ko umuntu utaratanze icya 10 atabura kujya mu bwami bwo mu ijuru, atari kimwe mu byo tuzabazwa mu nzira tuzacamo tugiye mu ijuru. Ariko nje kubabwira amashira kinyoma kubw'Umwuka Wera uhishura, usobanura, ugaragaza ukuri kose. Kuri no bariyeri yari iriho abamarayika batatu. Umwe yari afite akantu k'inkoni zimwe bita ndembo. Undi ashinzwe gusobanurira umuntu iby'icyo gitabo. Undi ashinzwe kuguhereza urwandiko. Mu gihe utsinze ndaza kubabwira ikiba kiri kuri urwo rwandiko. Icyo gitabo kirimo ibimenyetso bitatu. Ikimenyetso cya mbere kirimo ni V. Ikimenyetso cya kabiri kirimo ni akabazo. Ikimenyetso cya gatatu kirimo ni akanyerezo. Iyo umuntu ahawe ibyo agomba gutanga nko 1/10, uwo mwanya akagitanga icyo 1/10, bashyiraho V, yatanze icya 10 kituzuye, bashyiraho akabazo, iyo akiriye bashyiraho akanyerezo. Mu gitabo cy'Abalewi ibice 27 umurongo wa 30 haravuzwe ngo mu bimeze mu butaka cyangwa imyaka cyangwa imbuto z'ibiti 1/10 ni cyera cy'Uwiteka, ni cyera cye. Malaki 3:9 Imana aravuze ngo mwanyimye 1/10 n'amaturo, muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Reka nihute nimwibuke Yesu yaravuze ngo muri Matayo 25:41 ngo icyo gihe nzabwira abari ibumoso bwanjye ngo nimumve imbere mwabivume mwe. Kandi Imana iravuze ngo mwanyimye icya 10 muvumwa wa muvumo. Muri content imwe nta kivume kizinjira mu ijuru. Abantu rero bari ibya 10 by'Uwiteka, basengana umuvumo, baririmbana umuvumo, bahanurana umuvumo, bigishanya umuvumo. Uwo muvumo rero uzabarimbuza. Abashumba n'abapasteri Imana ntumye ko nabo mu bya 10 bahabwa bagomba gufatamo icya 10 nabo bakagitanga, bakagiha abandi rero, cyangwa se icya 10 gihabwa abandi. Mu gutegeka kwa 2:26-12 haravuzwe ngo numara kurobanura 1/10 cy'ibyo wejeje, mu mwaka wa 3 ari umwaka wo kurobanura 1/10 cya byose, uzajya ugishyira umurewe. Abare Imana yaravuze n'abatambyi, ubishyire n'umusuke w'umunyamahanga, izo ni impunzi, ubishyire n'imfubyi n'umupfakazi kugira ngo babirire iwanyu bahage. Mu by'ukuri icya 10 kigenerwa guhabwa abantu bose, ariko cyane cyane abakene, abashomeri, abasaza, abadafite ibintu bihagije bigaragara. Noneho rero Imana irantuma ngo abantu bari icya 10 ntibazabwira Imana ngo ibahe imbabazi, ahubwo Imana irantuma ngo abantu mwese mwari ibya 10 uhereye mukibatizwa mu mazi menshi, ibyo mwariye muzagende mubishake mubyishyure. Bitari ibyo umuntu uzapfa akagira kuri no bariyeri afite akanyerezo kamwe cyangwa akabazo kamwe, muri icyo gitabo azarimbuka kuko yariye 1/10 cy'Uwiteka. Noneho rero ntabwo Yesu yaje gukuraho icya 10. Muri Luka 11:42 Yesu Kristo yaravuze ngo muzabona ishyano mw'abafarisayo mwe, kuko mutanga icya 10 cy'isogi na nyiragasogereza, mukirengagiza gukunda Imana no kubabarira. Ibyo mwari mukwiriye kubikora nabyo, ariko na bya bindi ntimubireke. Ndabizi neza ko hano hanze hari inyigisho zirwanya icya 10, ariko nagira ngo mbabwire ngo abantu mutatanze icya 10 cy'Uwiteka muzabibazwa. Turi ubwoko, hari ijambo Petero avuze ngo ariko mwebwe muri ubwoko bw'abatambyi, mu bwoko bwera, ubwoko bw'abatambyi Imana yaronse ngo butambire Imana ibitambo. Rero twebwe turi abatambyi. Nta muntu n'umwe
utemerewe guhabwa icya cumi. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe 1:6 haravuzwe ngo akaduhindurira Imana kuba abami n'abatambyi. Noneho mu Byahishuwe 5:10 haravuzwe ngo ukabahindurira Imana yabo kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Abizera bose bizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, babatijwe mu mazi menshi, twese turi abatambyi b'Imana, kandi ikimenyetso tuzimana na Kristo hano ku isi mu gihe cy'imyaka 1000. Rero twe turi abami, turi n'abatambyi. Rero umuntu wese wizera Kristo Yesu, wamwakiriye, wanabatijwe, wemere kumuhereza icya cumi. Ariko cyane cyane zandushyi, babakene, babashomeri, zamfubyi, babasaza, abantu bari aho ngaho nyine, kugira ngo nabo bariri wanyu bahage. Niko ijambo ry'Imana rivuga, Gutegeka kwa 2:26 umurongo wa 12. None icya cumi bagiha n'abatambyi, imbere bagihaga abatambyi Abalewi. Yego. None ubu ngubu abatambyi n'abahe bazagiha? Ni abapasiteri bo mu rusengero? Soma ijambo ry'Imana. Ariko buretse winushaka ni gwaso maze kubivuga, cyahabwaga abatambyi. Ariko abatambyi wari umuryango w'Uwiteka yatoranyije, yarobanuye, ugomba gutambira abandi. Ariko twese ubu tuvugana noneho, Kristo yaduhinduye kuba abatambyi. Bivuze ngo ntuzabwira Imana ngo nta mutambyi nabonye, kuko n'uwo muntu musengana ni umutambyi. Nanjye ndi umutambyi, nawe uri umutambyi. N'uriya mugore tutazi n'uyu uri kutureba, wizeye Kristo ni umutambyi. Niyo mpamvu turi ubwoko bw'abatambyi, turi ubwoko bw'abatambyi Imana yaronse mu bise by'amaraso ya Kristo ku musaraba. Rero ubu twese twahawe ubushobozi n'uburenganzira byo kuba abatambyi b'ubwami bw'Imana. Bisobanuye iki rero? Icya cumi ubu ngubu gihabwa abakozi b'Imana, b'abapasiteri, abashumba, cyangwa abapfakazi, cyangwa abakene, cyangwa impunzi, cyangwa imfubyi, cyangwa abashomeri, cyangwa abasaza. Mu ijambo rimwe, nta muntu n'umwe utemerewe guhabwa 1/10. Kubera iyi mpamvu, utazafata amafaranga ugaca ku muntu muturanye waburaye, cyangwa wambaye ubusa, cyangwa birukanye mu nzu, ukajyana icya cumi kuri bishop wawe ufite Range Rover, ngo nuko ari umushumba ugushumbye. Icyo gihe utitaye ku itegeko ry'Imana rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ujyanye icya cumi nk'umugabane wa 1/10 cy'iby'Imana yaguhaye. Ariko usize mwene so wiziritse umukanda mu nda, uri umufarisayo, kandi ugiye kugira pasiteri we noneho wifashije. Ariko nimba umushumba ubashumbye, ni umukene, cyangwa se ubuzima arimo nyine muri kububona buraciriritse, Imana ikuronyesheje ku butunzi, mumumenye. Kuko hari abakozi b'Imana bakora amanyanga yo kuriganya imitungo y'amatorero bitewe n'ubuzima barimo, ariko nabyo si ikireguzo bazireguza imbere y'Imana. Rero nimba uzi ko ushumbwe n'umukozi w'Imana, ukabona ni umushomeri, Imana n'imigwaye 100,000, fata icya cumi, kuko nubwo ari umukozi w'Imana, mu bakozi b'Imana habamo n'abakene. Ntabwo Imana duhamagaye ngo twese dukire. Ijambo rivuze ngo nzama kuba yawe n'ubukene bwawe, ariko uri umutunzi. Icya kabiri Yesu aravuze ngo abakene muzagumana iteka. Kandi mu bwami bw'Imana ababutaha si abatunzi gusa, n'abakene barahamagarwa. Yego. Murakoze cyane, nicyo ngicyo nagukomeza. Nsoza icyangombwa baka umuntu ugaragaye ko nta kanyerezo na kamwe afite muri icyo gitabo cyangwa akabazo, ahubwo hose ari utuvi. Ibya cumi bivuyemo amafaranga yatoye, ayo yakoreye, ayo yahawe, mu nka yoroye, mu bishyimbo yejeje, bamuhereza icyangombwa kiriho ijambo
Yesu Kristo yavuze riri muri Matayo 6:21 rivuze ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uzaba. Ubwo butunzi rero hari abantu bavuga ngo Kristo niwe butunzi bwacu. No, mutega amatwi mwumve. Yaravuze ngo ntimukibikire ubutunzi bwanyu mu isi aho umujura n'ingese n'inyenzi bigera. Mubitse ubutunzi mu ijuru kuri amafaranga mufite ku makonte muri ibyo bibanza muri izo nka mufite. Ubwo nibwo butunzi Yesu ari kuvuga. Mubitse mu ijuru mu kimenyetso mukora cyo gutanga, kubera ko ubutunzi bwanyu buri no n'imitima yanyu izaba. Nicyo cyemezo bahereza umuntu ugaragaye ko yishyuye ibya 10. Kwishyura rero iyo wabonye 20,000 ukabirya byose ntutange 2,000. Iyo ugiye kwishyura ntabwo wishyura 2,000 byonyine, wishyura 2,000 n'amande y'uko wakererewe ya 1/5 cy'ibihumbi 2,000. Bivuze ngo wishyura 2,200 biri mu gitabo cy'Abalewi 27:31. Haravuzwe ngo umuntu nashaka kwicungurira icyo muri 1/10 akwiriye gutanga akigerekeho igice cyacyo cya 5. Ntabwo icya 10 cy'Imana gihera akigereko 1/5. Bivuze ngo icyo cya 10 agombaga gutanga utatanze waragihejeje, none ugiye kugicungura. Genda ugitange ariko narenzeho 1/5 cy'icyo cya 10. Bivuze ngo ni 2,000 uri butange na 1/5 cyabyo, ubiteranye noneho bibe 2,000 n'amafaranga 400. Gutyo rero kuzageza ubishoje. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Byeshuwe 3:3 ngo nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Mugende mwibuke ibya 10 mwakiriye kuva mwava mu mazi menshi mugitangira inzira y'agakiza mujya mu bwami bwo mu ijuru. Imitungo mwagiye mwakira mwagiye mukorera mubyishyure, bitari ibyo muzamanuka ikuzimu nimutabyishyura. Ndatumitse Imana mu gihugu cyo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze cyane. Mana, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimye turaguhimbaje kuko abanye natwe. Waturinze turindira umubiri n'ubugingo. None data twumvishe ijambo ryawe mwami, turashoje kuvuga ku gice kimwe mu bice waduhaye by'irembo by'amarembo umuntu acaho kugira ngo agere mu bwami bwawe. Ndagusabye kugira ngo bose babyumvishe ubakomeze, ubashoboze ubahereze imbaraga n'ubushobozi bwo kwishyura ibya 10 bariye. Umugisha abantu bose mu izina ry'umwami wacu Yesu turakoze. Amen.